Nitwa Uwamariya Françoise, iyi ni inkuru y'ubuzima bwanjye ndetse nkaba ngira ngo nimumara kuyumva munangire inama kubera ko ndaremerewe cyane, nabuze icyo nakora. Njyewe ubundi navuye mu ishuri ubwo nari mfite imyaka 13, nari nkitangira kwiga segonderi. Gusa iwacu twari abakene cyane ku buryo mama atabashaga kunyishyurira ishuri, yewe no kurya byari bigoye. Nuko ubwo nari ngeze muri segonderi, ku ishuri baranyirukanye kubera kubura minerivare, nuko bamaze kunyirukana ndagenda nicara mu rugo, gusa agasaza kanjye ko kigaga pirimeri karakomeza kariga. Mama yarambwiye ati mwana wanjye wikicara, haguruka nawe ukure amaboko mu mifuka, uze umfashe dushake amafaranga, basi amashuri utize musaza wawe azayige. Mama nta kazi yagiraga pe, uretse kujya kwirirwa afurira abakire, ejo yabona ikiraka cyo guteka mu rugo rw'abakire nk'ahantu habaye ikirori akajyayo, ejo bamuha ikiraka cyo gufura akajyayo, ejo ku ishansiye baba bakeneye abayede akajyayo. Ni ukuvuga ngo nta kazi yari afite gafatika. Data yitabye Imana ubwo nari ndi muto cyane mfite imyaka 5. Musaza wanjye we yari akiri agahinja. Murabyumva ko ubuzima nakuriyemo bwari ubuzima bubi pe. Natangiye kujya mfasha mama gukora uturaka, yaba agiye gufura afite nk'abantu 2 ari bufurire, nkamufasha ku buryo bitari butinde. Twabaye muri ubwo buzima ubwo nari maze kugira imyaka 15, ntangiye kuba inkumi, ntangira noneho gushakisha akazi, haba mu tubari, mu turesitora, aho ariho hose. Numvaga nkeneye akazi gafatika, apana utwo turaka tw'amafuti mama yabonaga rimwe na rimwe. Igihe cyarageze nza kubona akazi ko gukora ahantu muri hoteli, gusa kari akazi ko gukoramo amasuku. Nkagenda nkakoropa, mu gitondo saa 9 nagombaga kuba nagezeyo, nkajya mu byumba by'abakiriya nkakoropa, nuko nkakoropa mu masare, nkahanagura intebe, nkafura amayeswime, nkafura amashuka. Kari ko kazi nari nabonye, bahembaga ibihumbi 40. Natangiye kugakora ndetse rwose ngeraho ndakamenyera pe, baza no kunyongeza banshyira ku bihumbi 50. Iyo nahembwaga nta kindi kintu nahitaga nkora, nafatagamo ibihumbi 20 nkaguramo imyenda n'inkweto, andi 30 nkayahereza mama nawe akayahahisha cyangwa akishyura inzu, ntago yaburaga icyo ayakoresha. Ubwo nari maze imyaka 2 muri ako kazi, ubwo nari maze kugira imyaka 17, amabere yarabaye amabere, narabyibushye, narazanye amataye, dore ko muri iyo minsi twaryaga ku kazi, kandi ku kazi baryaga neza kurenza ibiryo byo mu rugo pe. Twaryaga n'ibiryo abakiriya basigaje ku meza, dore ko nakoraga mu masuku, najya gufata amasahani nkasangaho ibiryo. Umva naragenda byibuha pe, mbyibushwa n'ibiryo byaho muri hoteli. Natangiye kugenda nteretwa n'abasore bagiye batandukanye, gusa numvaga ntabyitayeho cyane. Icyo nari nitayeho kwari ugushaka amafaranga. Umunsi umwe nagiye gukoropa mu cyumba cy'abakiriya nk'uko bisanzwe, hari saa 2 za mu gitondo, nibwo nagiye ndakomanga, uwari urimo arankingurira. Njyewe kuko najyaga gukora mu gitondo ntabwo nabaga nzi ngo iyo hoteli yarayemo nde, dore ko abakiriya benshi ari ubwo bazaga nimugoroba shift yanjye yarangiye. Nagiye gukoropa mu cyumba nsangamo umusore
niwe wamfunguriye. Umusore ukiri mutoya, mwiza cyane, nabonaga asa neza rwose. Naramusuhuje nti mwaramutse, nawe arambwira uti waramutse. Ndamubwira nti nari nje gukoropa hano, ni iminota mike cyane, ntagira ibirenge 15. Arambwira uti nta kibazo rwose. Ndetse si ugukoropa gusa, nari nzanye n'amashuka kugira ngo n'aba akeneye ko tumuhindurira tumuhindurire. Muri ako kanya natangiye gukoropa, uba ugomba gukoropa vuba vuba cyane kugira ngo utabangamira umukiriya. Ndakoropa, maze gukoropa arambaza ati se urahindura n'amashuka? Ndamubwira nti cyane rwose. Yarabyutse arangije yicara mu ntebe yari iri aho ngaho iruhande rw'igitanda, nuko mfata amashuka yari ariho nyakuraho, nsasa ahandi meza nari nzanye, nkora isuka ahantu hose, mpanagura ameza, ibintu byose bitari bimeze neza mbishyira ku murongo, njya muri tuwarete, hose nkora isuku mu minota 15 nari mbirangije. Ubwo nari nsohotse ngiye gukoropa ikindi cyumba, uwo musore yamfashe akaboko. Narahindukiye ndamureba ngira ngo numve icyo agiye kumbwira. Arambaza ati se ye mukobwa uri mwiza cyane, witwa nde? Ndamubwira nti nitwa Françoise. Arangije arambwira ati rero nanjye nitwa Claude. Ati ndakwishimiye cyane, ese byakunda ko tumenyana birambuye? Ndamubwira nti rero kano kanya ndacyafite akazi kenshi, reka njye gukoropa, tuzaganira wenda ejo n'ubu ugihari. Umusore ati hoya, ngo basi nsigira nimero zawe, niho ndaba nizeye ko isaha n'isaha twakongera tukavugana. Namuhaye nimero zanjye, azandika muri telefone ye, amaze kuzandika arampamagara arambwira uti yanjye wayibonye? Ati yego. Arambaza ati none se urangiza akazi ryari? Ndamubwira nti ngiye ngasoza 9:00 za nimugoroba. Arangije arambwira ati se 9:00 za nimugoroba byakunda ko tubonana tukaganira tukanasangira ibya nimugoroba? Ndamubwira nti byakunda, ariko twagiye ahandi hatari hano ku kazi nkorera. Arambwira ati ndabyumva, ubwo ntabwo ushaka kwiteza abantu mukorana. Ati ngiye icyo nshaka ni uko gusa twaba inshuti. Ati se nimugoroba urambonera ako kanya 9:00? Ndamubwira nti nta kibazo. Narasohotse ngenda numva numiwe. Ni ubwa mbere umukiriya yarampagaritse agashaka ibintu byo kunyinjirira, ubwo nagiye nibaza ibintu byinshi. Buriya nk'abakobwa iyo umusore aguhagaritse akakwaka nimero cyangwa akagusaba ubushuti, nta kindi kintu utekereza. Uhita wibaza ese arashaka ko dukundana cyangwa buriya ankurikiyeho agaturu, arishakira kundongora, wenda ibintu nk'ibyo. Narabyibajije ndavuga nti cyane koko mbonye ari n'umusore mwiza cyane, uyu ntabwo yaba ankurikiyeho urukundo, buriya ni agaturu yishakira. Ndavuga nti ariko inshuti iva ku nzira, ndaza kumuha umwanya numva icyo anshakira. Ibyo byarabaye birarangira. Noneho nimugoroba ubwo nari nsoje akazi, uwo musore yarampereye nabi arimo arampamagara. Naramwitabye neza ubwo nari nsoje akazi. Arambaza ese wasoje akazi nkubwire ahantu duhurira? Ndamubwira nti nonaha ndakarangije nibwo nkisohoka muri hoteli. Umusore ahita ambwira ngo nimutegerereze hanze, afite transport ngo anyereke ahantu dutemberera. Naramutegereje, umusore araza. Amaze kuza yari afite imodoka aho hafi, twinjira mu modoka anjyana ahantu muri resitora zino nziza nyine ziri VIP z'abasirimu, haba harimo abantu bari kuririmba, haba harimo bande, live bande ziri kuririmba.
tuhageze ambaza icyo nkunda kurya hagati y'ifi, inkoko, byose rero njye ndirira. Naramubwiye nti nkunda inyama. Twakoresheje komande y'inkoko, antumira icyo kunywa nshaka, maze turaganira. Ambaza aho ntaha ndahamubwira, mubwira ko nkibana n'ababyeyi. Yambajije ibintu byinshi, ambaza imyaka mfite, mubwira ko mfite 18 kugira ngo ntamutera ubwoba, nyamara nari mfite 17. Umusore yarambwiye ati nagukunze wa mukobwa we, ati ufite amaguru meza, uteye neza, uriyubaha, uratuje, ati nagukunze. Muri ako kanya yitegereje fone mfite, nari mfite agafone k'amafuti pe kamenetse, kamenaguritse. Arangije arambwira ati ariko iyi telefone yawe ntabwo igukwiriye pe, ati ejo nuza hano kuri hoteli uzasanga nakuguriye telefone. Byaranshimishije ariko ngira ngo ni ukubeshya, kuko ntamenyereye kubona ibintu by'ubuntu, numvaga mbeshya. Iryo joro uwo musore rero twarasangiye, turaganira, tugirana ibihe byiza. 3:30 zigeze, namubwiye ko ngomba gutaha kuko ntaha kwa mama ntagomba kurara ijoro mu gasozi. Yaranyumvishe, arambwira uti nta kibazo, reka nkudepoze mugeze iwanyu. Yarantwaye angeza ku muhanda neza, ndetse ambwira ko yifuza kuzaza kunsura. Naramubwiye nti ntacyo bitwaye, ngira off kuwa mbere, nibigukundira uzansure. Nuko nguko ubushuti bwanjye n'uwo musore twahuriye muri hoteli bwatangiye. Natashye nishimye. Ku munsi wakurikiyeho mu gitondo, nagarutse kuri hoteli nk'uko bisanzwe, njya mu kazi kanjye, mpera ku cyumba cya mbere nkora isuku, ngera ku cyumba cya wa musore. Mpageze yaramfunguriye, akimfungurira ahita ampobera cyane, aransingira, arampobera, arambwira ati François nari ngukumbuye. Ndamubaza nti seriye se? Arambwira uti cyane rwose, ati nari ngukumbuye, nibazaga ndongera kukubona ryari, ati hano hari telefone ejo nimugoroba nakuguriye, ati urabyibuka ko nari nakubwiye ko nzakugurira telefone nziza? Yampaye telefone ya iPhone. Narishimye, ndamushimira cyane. Nuko ntabwo twatindanye, ntitwavuganye ibintu byinshi, gusa yambwiye yuko kuwa mbere azaza kunsura. Narabimwemereye cyane ko mu rugo iwacu ntabwo njya ntinya kuhazana abashyitsi banjye, mama nta kibazo ajya agira, ajya anambwira ati aho kugira ngo abe ari wowe ugenda, bo baza kugusura nta kibazo. Uwo musore ku munsi wa gatatu ubwo njyaga gukora amasuku, nasanze ntawe uri muri hoteli, nibajije ahantu yagiye, ndavuga nti ndaza kumubaza numve. Nyuma yaho twarakomeje turaganira, aza kumbwira ko yagiye gukorera mu ntara, ariko ku cyumweru azaba yagarutse, ngo kuko kuwa mbere agomba kuza kunsura. Kuwa mbere harageze rero, wa musore aza kunsura. Nari nabibwiye mama yaguze agafanta, mubwira ko ari umuntu wanguriye telefone. Mama arambwira ati nta kibazo rwose, turamwakira, nyuma mbaha akanya muganire. Mama wanjye ni umuntu udakomeza ubuzima cyane. Uwo musore yaraje, gusa ubwo yageraga iwacu yarababaye pe. Yarambajije ati ni hano hantu utaha? Ndamubwira nti cyane. Ate se izi nzu ko mbona ziri ahantu habi, ubu muzishyura angahe? Turamubwira twishyura inzu 35,000. Arangije arambwira ngo, ibyo bitubwiraga ndi kumwe na mama, arangije arambwira ngo François, ngo kubera ukuntu njye nakwikundiye, nabonye uri umwana mwiza,
mbemereye kubashakira inzu yanyu bwite, mukava mu bukode, mukaba mu nzu nziza. Ati kandi nzabibakorera vuba, kandi nzabikora muri ino karitsiye yanyu, nta n'impamvu yo kubimura ngo mujye kure. Mama yarishimye, nanjye ndishima, ariko twumva ni bya bikabyo by'abahungu. Ariko mbwira mama nti mama, umuntu wambwiye ngo arangurira fone bugacya yizana, niba ashobora kubikora. Gusa bitewe n'ubuzima twakuriyemo n'ukuntu tuzi ubutaka buhenda, muri twese ntawigeze yemera ibyo bintu. Haciyemo ibyumweru bitatu uwo musore ambwiye ibyo bintu, yaje kumpamagara arambwira ati ndagushaka we na mama wawe, nimuza kubona akanya muze kumbwira mbereke ahantu nshaka kubagurira murebe ko muhashima. Nahise mbibwira mama. Mama yari ari ahantu mu murima yagiye guhingira abakire, ariko yaremeye asiga isuka aza yirukanka. Twagiye kuri ya nzu dusanga n'ubundi ni muri karitsiye, tubona turahishimiye. Ntibyatinze uwo musore yarishyuye atugurira inzu, bayitwandika mu mazina yacu, arangije arayivugurura ayikora neza, atugurira ibikoresho byo mu nzu. Ibyo ni ibintu yakoze mu gihe kitarenze n'ibyumweru bibiri. Mu byumweru bibiri twari tumaze kwicara mu nzu yacu, irimo intebe nziza, hari amazi, hari umuriro, ibintu byose tubifite. Mama byaramurenze, nanjye birandenga, maze uwo musore arangije atubwira, ubwo nari ndi kumwe na mama, ngo ngenga icyo nshaka ngo ni uko uyu mukobwa azankunda nkazamwigirira umugore, ngo naramwikundiye. Mama yaravuze uti nzakora uko nshoboye nanjye mukurerere neza, igihe uzashakira ko mubana uzamutware. Uwo musore byarantunguye ibyo bintu yabwiye mama, kuko ibyo ntabwo njye nari mbizi. Nibwo nyuma twaje kubiganiraho, ambwiza ukuri ko yankunze kandi yumva mu mutima we rwose agomba kuzangira umugore. Byaranshimishije kubona umusore nk'uwo uri kuri hayi levo ashobora gukunda agakobwa k'amafuti nkanjye. Noneho ibyo bimaze kuba, nyuma y'amezi 3 gusa yaje kumpa amafaranga, ambwira ko ngomba guhindura akazi nk'umukunzi we, ntakwiriye kuba nkora amasuku muri hoteli. Yabimbwiye agira ati nkorera amafaranga ahagije ku buryo umukobwa dukundana adakwiriye gukora akazi kabi kandi mpari. Yaje kumpa igishoro, shaka ibindi nkora, maze nanjye ubuzima burahinduka pe, burahinduka mu buryo bugaragara. Uwo musore twarakomeje turakundana, nanjye niko ngenda ntera imbere, nizigamira ubuzima rwose ubona ko bwahindutse. Igihe cyaje kugera ubwo twari tumaze imyaka igera kuri 4 dukundana, umusore yambwiye ko noneho igihe kigeze yifuza ko twabana nk'umugabo n'umugore. Narabimwemereye pe, kuko numvaga mukunze cyane. Ambwira ko tugomba gupanga ubukwe, tukazakora ubukwe mu kwezi kwa 7 ngo muri sama. Twabipanze ari nko mu kwa mbere. Tugeze mu mpera z'ukwa mbere, umukunzi wanjye yaje gukora impanuka ikomeye cyane. Hahandi yagiye mu bitaro akamarayo amezi agera kuri 4, ni ukuvuga ngo yavuye mu bitaro mu mpera z'ukwa 4. Yari yarangiritse ku rwego rukomeye cyane, ahantu hose umubiri wose warangiritse, kuko yari yagonganye n'igikamyo maze kiramukandagira pe. Aho narindi nararaga nsenga, hirwa nsenga, nkavuga nti Mana undindire umugabo, umukize, ibintu nk'ibyo. Gusa yari yarangiritse cyane ku buryo ubwo yavaga no mu bitaro, muganga yamubwiye ko atazapfa kongera gutera akabariro.
Ayo makuru bayamubwira ntago yahise ayambwira kuko ahari yari abizi ko ayo makuru ashobora kunshengura umutima, yaranyihoreye ntiyabimbwira. Gusa twari twaratangiye kujya turyamana, twari tuziranye bihagije. Hashize ukwezi kumwe avuye mu bitaro, hari mu kwa gatanu, nibwo noneho yari amaze kumererwa neza, agarutse mu buzima busanzwe, asubiye mu kazi, none hari nabwo dutangiye gutegura ubukwe bwacu buzaba mu mezi abiri. Twateguye ubukwe bwacu ukwezi kwa gatandatu, ibintu byose tubishyira ku murongo, ku buryo mu mpera z'uku kwezi kwa karindwi aribwo tugomba gukora ubukwe, njyewe n'umukunzi wanjye. Ejo bundi mu byumweru bibiri bishize, nibwo umukunzi wanjye nagiye kumusura, ngerageje ko twakora igikorwa cy'urukundo nk'uko twari dusanzwe tubikora, biranga. Umukunzi wanjye nibwo yambwije ukuri, arambwira ati erega buriya ya mpanuka ntabwo yanyangije gusa ngo insigire ubumuga, ahubwo yantwaye n'ubugabo bwanjye, ku buryo hari imitsi yangiritse ku buryo ntashobora kongera gushyuha ngo ngire ubushyuhe mbashe kuba natera akabariro. Yarabimbwiye ngwa mu kantu mera nk'ukubiswe n'inkuba, ndavuga nti gute ibi bintu byambaho. Namweretse ko nta kibazo, ndangije ndamubwira nti se ubwo se twazabyara gute? Arambwira ati wowe humura, ntago abaganga bazabura uko babigenza, bakankuramo ubwo bafite uko intanga tukabyarana. Narababaye cyane ku rwego ntabasha gusobanura, ariko ndamwemerera nanga kumuhakanira. Gusa iryo joro ntago nigeze nsinzira, naraye ntekereza ku buzima bwanjye, ukuntu ngiye kubana n'uyu musore utazigera utera akabariro na rimwe, numva ubwoba buranyishe. Nibaza ukuntu no kubyarana bizajya bigorana, ndavuga nti si uko ko ibi bintu bizakunda. Kandi kumubwira ngo ndumva tutabana nabyo sinabishobora, ariko niko bimeze muri kano kanya. Nubwo uriya musore yangiriye neza akanyitaho mu buryo bwose bushoboka, akimbwira kiriya kintu nahise numva ncitse intege, numva gahunda y'ubukwe twayisubika, ariko mbura aho mpera mbimubwira, mbura uko mbimubwira pe. Na n'izi saha turabura ibyumweru bibiri ngo dukore ubukwe, ariko sinzi ukuntu nabimubwira. Kandi nkabona nanone nimbana nawe ntabimubwiye, ndaba meze nk'umuntu wiyahuye cyangwa uyikoreje umutwaro atabasha kwitura. Ndagira ngo mungere inama pe, ubu ndabigenza nte? Ni iki nakora amazi atararenga inkombe? Ese mubwize ukuri ko numva ntakimwishimiye cyane, ko yangiriye neza se ndabigira nte koko?